Mana isumba byose, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko ugira neza, icyubahiro ni icyawe. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo rifashe buri muntu wese, kandi weze ubugingo bwacu, weze imitima yacu, abaryumva bahinduke ndetse ribagirire umumaro, kandi ubwami bwawe buze muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero inshuti za Aidarike TV nishimiye ko twongeye kubona umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo dukwiye gutunga imitima inyuzwe cyangwa se kugira umutima unyuzwe. Hari ahantu Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikira Timoteyo, yamwandikiye ijambo rivuga ngo ibice 2 umurongo wa 3, ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikari mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikari kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje wamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba, keretse arushanyijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto, zirikana ibyo mvuze kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose, amen. Ijambo nshaka ko tuganiraho cyane hano ni uko nta muntu waba umusirikari kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Imana ishimwe. Igisirikare cy'umubiri ntago nkizi cyane, Imana ibahe umugisha, ariko icya Kristo cyo ndakizi. Impamvu nyizi ni uko Kristo nagize amahirwe Yesu akinyuzamo. Ubwo rero hari ikintu maze igihe mbona gikomeye cyane, nkibazaho Umwuka Wera ngo akinganirizeho, nifuza namwe kukibaganirizaho. Ikintu gikomeye cyo kutanyurwa. Ese biterwa n'iki kuba abakristo bivuruguta mu byaha kugira ngo bakunde babone ibyo ab'isi babona nabo bivuruguse mu byaha? Ni iki kibitera? Nta kindi kibitera rero, ni ukutanyurwa. Ni ikihe kintu gituma abantu bahora banyurwa? Nifashishije inkuru ya Yozefu, murabona iyo foto ni Yozefu ari kwa muka Potifari, ariko Yozefu naramukunze cyane. Noneho ndongera nkunda n'iri jambo Pawulo ryo mu gitabo cya 2 Pawulo yandikiye Timoteyo. Yaramubwiye ngo nta muntu waba umusirikari ngo narangiza yishyire mu by'ubu bugingo bwo mu isi, waba akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi ngo iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntabwo ashobora guhabwa ikamba. Ni ukuvuga ngo umuntu uzahabwa ikamba ry'ubugingo ni umuntu warushanijwe nk'uko bikwiriye, ntabwo ari umuntu warushanijwe mu bikino. Iyo ukoze igisirikare cya Kristo ukagikora mu bikino ntabwo uzahabwa ikamba, nta nubwo ushobora guhabwa ibihembo, keretse n'urushanwa nk'uko bikwiriye umusirikari wa Kristo. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Yozefu ni umuntu w'icyitegererezo dukwiye kwigiraho mu mateka ya Bibiliya. Ni umuntu kandi wabayeho, abaho mu buzima bukomeye. Murabizi ko yabaye imfubyi akiri mutoya, asigarana na papa we. Papa we yari afite abandi badamu ndetse yari afite n'abandi bana, afite n'inshoreke. Rero byari bigoranye ko Yozefu agira ubuzima bwiza yishimye. Gusa amahirwe Yozefu yagize, hari amahirwe 3 Yozefu yari afite ngiye kubabwira. Icya mbere, Yozefu yari afite papa we wamukundaga. Icya kabiri, Yozefu papa we yari yaramubyaye ku mugore nabwo yakundaga. Umva nayo yari ingingo yatumaga Yozefu papa amukunda. Ikindi noneho papa wa Yozefu yari yarapfuye, yari yarapfakaye kuri mama wa Yozefu, ariko akaba yari umwana yabyaye asa n'ushaje, ashaje mu busaza bwe, kandi akamubyara amukeneye. Umwana wavutse nyine akenewe n'umubyeyi. Hari igihe umwana ashobora kuvuka umubyeyi atamukeneye, bijya bibaho, ariko Yozefu ari mu bana babyawe bategerejwe igihe, kandi Imana imuha ubwiza, imuha n'ubwenge. Yozefu yari mwiza, ndetse Imana yari yaramuhaye ikintu gikomeye
yosefu ngo yari azi ubwenge bwinshi, ndetse twakongeraho ko yari inyangamugayo. yosefu yari mwiza, yari inyangamugayo, kandi yari azi n'ubwenge, kandi noneho ikindi yari afite umwuka w'Imana. Urumva yosefu yari afite karite cyangwa se ibintu byiza, mbese byakururaga abantu. Ntekereza ko ibi bintu Imana yari yaramushyizeho by'ingirakamaro kandi byiza, ari nabyo byamukurikiranye ageze kwa muka Potifari. Ntabwo ndi bwongere kubivugaho, nakoze ikiganiro cyabyo cyane, ariko byaramukurikiranye ageze no kwa muka Potifari, ubwo Potifari yari yaramuguze. Iyo usomye mu Itangiriro ubibonamo uhereye mu bice 20-30. Iyo ugeze rero aho ngaho usanga ko yagezeho muka Potifari aramukunda, ariko urukundo yamukunze rwari urw'abadayimoni, rwari urwa shitani, ntabwo rwari urukundo rw'ingirakamaro. Oya, rwari urukundo rwa rundi rujyana umuntu muri Gehinome, rwari urukundo rujyana umuntu ikuzimu. Navuga ko ari urukundo rwa kuzimu. Imana rero yabanye na yosefu cyane, imugirira neza. Muka Potifari ashaka kuryamana na yosefu, ariko yosefu arahunga. yosefu arahunga ndetse yemera no kumusigira umwenda we. Uriya mwenda yamusigiye ntabwo yawumusigiye kubera ko yabishakaga, ahubwo yawumusigiye kubera ko yari ananiwe, we yarengeye umwambaro w'imbere. We yakijije ubugingo bwe, ntabwo yigeze akiza umubiri, we yitaye ku bugingo. Bibiliya harabivuga ngo ubugingo n'umubiri n'umwuka birarindwe bitazaba umugayo. We rero yakijije ubugingo cyane kurenza umubiri, kandi n'ubundi umubiri uzabora, ariko ubugingo nibwo buzabona Imana. Ubugingo buzabona Imana, kandi ni ukuri hahirwa abantu b'abakiranutsi, kuko nibo bazabona Imana. Hahirwa abantu b'abakene ku mutima. Yesu yavuze abantu bahiriwe muri Matayo ibice 5. Abantu bahiriwe ni abantu banga ibintu byanduza ubugingo, ahubwo bagakunda ibikiza ubugingo, bakarengera ubugingo kurenza uko barengera ibintu by'umubiri. yosefu rero Imana yamugiriye neza cyane cyane cyane, kuko yaramukijije. Yagiye muri gereza, n'ubundi wa mwuka w'Imana ukomeza kumubaho. Numvise ko umugore wa Potifari yirijije, aririza cyane ati yamfashe ku ngufu, yansuzuguye, yashatse kumfasha ku ngufu, ariko mu by'ukuri yaramubeshyeraga. Ariko Imana imugendaho. Imana buriya ntisaza. Icyo nkundira Imana, ntisaza. Icyo nkundira Imana, ntireba nk'abantu. Icyo nkundira Imana, ireba byose kandi ireba hose. Ireba n'ibiri mu mitima yacu abantu batabasha kubona. Imana rero n'ukuboko kwiza kw'Imana kwakomeje kumugendaho yosefu. Arangije abaho neza no muri gereza, agirirwamo icyizere, aba umuyobozi. Umwuka w'Imana umugendaho, akomeza guhanura. Imana imugirira neza kubera iki? Kubera ko yosefu yakize umutima unyuzwe. Birashoboka ko uriya mugore yamusezeranyaga ibintu bikomeye, akamubwira ati nzaguha wenda imodoka se, n'imodoka ikigeza ziho, nzaguha etaje, nzaguha wenda mfite umutungo aha n'aha, nzaguha. Ariko yosefu ntabwo yigeze abirebaho. We yari afite umutima unyuzwe, akavuga ati sinahemukira Imana, sinahemukira databuja. Baratekerezaga n'ahantu papa we ari, akavuga ati nta nubwo nahemukira papa, nta nubwo nahemukira umuryango wanjye. Imana ishimwe. Uriya haracyariho abantu bazima. Ibintu rero bitera abantu kutanyurwa inshuro nyinshi ni ibintu abantu baba bararikiye. Hari ibintu byinshi abantu bararikira. Ubutunzi bwo mu isi butuma abantu bagira umutima utanyuzwe. Ugasanga abantu bashaka wenda tuvuge nimba ukorera 200,000, ukumva ushaka etaje ya 1,200,000. Iyi etaje ya 1,200,000 rero uhembwa 200,000, kugira ngo uzayigereho ni ugutekereza cyane no gukora cyane. Ariko nimba wumva ugomba kuyigira muri uwo mwaka, kandi muri uwo mwaka uzaba uhembwe 2,000,000, biravuze ngo hari ibintu byinshi uzangiza kugira ngo ugere kuri bya bindi ukeneye. Ibyo rero tubyita kutanyurwa.
ushobora kubyitagetinga wenda Nyagasani akagufasha ukabigeraho, ariko birashoboka ko wanabigeraho ku bundi buryo, ukaba wakwica n'umuntu kugira ngo ubigereho, ukaba wakwiba, ukaba warya ruswa, ariko izo ni inzira ntoya abantu banyuramo kugira ngo bagere ku bintu bifuza Imana cyangwa se Imana yabatesezeranyije, ariko bakirengagiza ko Nyagasani hari izindi nzira yakoresha kandi akakugeza ku bintu wowe ushaka. Rero ishyari naryo riri mu bintu bitera abantu kutagira umutima unyuzwe, kandi nanone iyo umuntu adafite umutima unyuzwe agira ishyari. Kudashima ibintu bituma abantu bagira umutima utanyuzwe, batagira umutima unyuzwe, harimo no kudashima. Umuntu agahora asaba, umuntu agahora aganya, umuntu agahora areba ibyo abandi bagezeho. Iyo umuntu ahora areba ibyo abandi bagezeho gusa, biragoye ko we yareba muri angere yiwe ngo abone ibyo ageraho. We abona ko we ntabwo abona ibyo agezeho, ahubwo abona ibyo atagezeho. Ni byiza ko rero twirinda guhora tudashima, ni bibi. Ikindi, abantu ugasanga bahorana ibitutsi bidashira, batuka Imana, baganya, barira, mbese bitotombera Imana nk'uko akunda Abayisiraheli bayitotombe, bakagira kugambana cyane. Abantu batagira umutima unyuzwe burya bagira kugambana, ukabona aremera akagambanira umuntu ugeze ku rwego rwo hejuru kugira ngo agire ate, kugira ngo agere aho ngaho ari, cyangwa se kugira ngo agere kuri bya bindi byo afite, ariko ntago biba bikwiriye. Ibyo bitera kutagira umutima unyuzwe. Kandi nanone iyo ubonye bya bindi wabonye mu buryo bubi, hari n'igihe utabirambana. Niyo mpamvu icyo wakora cyose ugomba gukora cyane, ariko kandi ukagira n'umutima unyuzwe, ukagira umutima ushima Imana, ukagerageza. Kuko Pawulo yandikiye Timoteyo hari ahantu yavuze ngo icyakora kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Rero nshuti zanjye, Kristo bene data, namwe mutarakizwa, ndagira ngo mbabwire kugira umutima unyuzwe ni ingenzi, kandi no kwirinda ibintu byose byatuma ugira umutima uhagaze. Ibyo Imana itaraguha ni uko yabonye bitagukwiye, cyangwa se no ku gihe kitaragera Imana izabiguha. Imana itugirire neza, umwami Imana akomeze abe mu ruhande rwacu. Nshuti zanjye rero, mukomeze mugubwe neza, kandi Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu. Ndabakunda cyane, imbaraga z'Imana zibe muri mwebwe. Mwami, turagushimiye ko ugira neza, turagushimiye ko uri uguhimbazwa, turagushimiye ko uri urukundo, ibihe byose wahoze uri mu ruhande rwacu. Turagushimiye rero hamwe n'abera bose, kugira ngo ukomeze kutugirira neza, urinde igihugu cyacu, urinde isi yacu, uduhe amahoro, uduhe umunezero, uduhe agakiza kawe, utwimenyekanishirize bushyashya, kandi kugirirwa neza nawe n'imbabazi ugira bikomeze kuba muri twebwe n'imiryango yacu ibihe byose, Mwami Yesu, mu izina ryawe ryera, amen.